Um, I can basobanurira about this information uri kubona muri screen yawe. Iyi ngiyi bayita Pie Fest 2024 starts October 29 z'ukwa 10 rero reka mbibabwire neza ukuntu bimeze. Pie Fest 2024 start on October 29 nyine tariki 29 z'ukwa 10 niho Pie Fest 2024 igiye kubera. Pie Fest 2024 rero no kuvuga iki? Aha icyo bivuze hano hepfo bari kuvuga ngo Pie Fest is back. Pie Fest iragarutse. Piona merchant and shoppers are once again called to celebrate the user of pie in local commerce globally. Nukuvuga ngo Piona merchants abacukuzi b'abacuruzi namwe bacukuzi b'abaguzi marongeye murahamagawe nanone kugira ngo celebrating imikoresherezwe ya pie in local commerce globally mu bucuruzi buri lokali mu bucuruzi bw'ibice mutuyemo hose kwisi hose. This time using Piona Brit POS. Yes, chaka kubereka akakantu karebe neza. POS app aka kantu ninga basobanura mukumve neza sibyo, ninga basobanura aka kantu mukumve akangaka POS app sibyo. Now this time using a Piona Brit POS app to discover and connect abacuruzi abapionazi b'abacuruzi n'abapionazi b'abaguzi ngo hari POS iri kubakirwa abacuruzi kugira ngo bihuze neza n'abaguzi. POS ya pie. Merchant can register their stores now using map. Abacuruzi bagomba kwiregisteringa kwandikisha amastoke yabo ubu ngubu bakoresheje map of pie. Aka kajambo nako ndaje nkabasobanurira by using map of pie. Aka nako ndashaka ko kabasobanurira mu magambo make maze kubabwira ngo Pie Fest is back. Piona merchant and shopper abapionazi abacukuzi ba pie b'abacuruzi n'abaguzi n'ababaguzi murongeye guhamagarwa kugira ngo mu celebrating mwishimire imikoresherezwe ya pie igiye kugerwaho in local commerce globally mu aho ngahi wanyu mu makaritsiye ndetse kwisi hose biraje. This time using Piona Brit POS. Iki gihe gukoresha Piona Brit POS imirubakwa nyine ni application ikoresha POS ikarita kugira ngo muzabashe gukoresha amapayi yanyu muyishyura mu bigo bizaba byamaze kwiyandikisha to discover and connect. Merchant can register their store now using map of pie. None abacuruzi bemerewe kwandikisha stoke zabo ibicuruzwa byabo bakoresheje map of pie. Map of pie nababwiye ko nza kuyigarukaho so that Piona shoppers can discover them for visit. Ku buryo abapionazi noneho babaguzi urumva ko babizi ko hari abapionazi babaguzi akaba n'abapionazi babacuruzi kugira ngo abapionazi babaguzi bazabashe kubabona babasure participate to boost their real life future pie. Rero wowe waba uri umupiona w'umuguzi waba uri umupiona w'umucuruzi gerageza ugaragare muri ibi bikorwa kugira ngo twubake isi twubake ubuzima to boosting a real life of pie utility pie. Ibyo twahoze twumva ngo pie noneho twubake isi y'ubuzima bwo gukoresha pie and empower local business to integrate pie into their operation kugira ngo duha imbaraga ama business yaho ngahi wanyu twishyira hamwe mu gukoresha pie kugira ngo ikomeze ibe distributed mu bikorwa bya buri munsi. Read the Pie Fest guidelines to learn more about how merchants and pioneers can participate. Soma guidelines kugira ngo wige ukuntu uri participate niba uri umucuruzi cyangwa uri merchant and pioneers can participate. Yes, hari ahantu nshaka kubereka rero tugiye kugaruka ku cyo bita map of pie. Sorry,
Map of Pi ni iki rero? Map of Pi ni application yakozwe na Pi Core team. Iyo application ikorwa mu rwego rwo kugira ngo bigende bite. Ni application, iyo tuvuze Map of Pi ni application mu rwego rwo kugira ngo abapionazi b'abamarchands, abapionazi b'abacuruzi biyaregistremo nibiyaregistramo bagaragazemo ibikorwa byabo, bagaragazemo ubucuruzi bakora ubwari bwo, bashyiremo stock yabo ni ibiki, nibarangiza bashyireho n'amalokasiyo yaho babarizwa. Iyo Map of Pi tugiye tuyisangamo abacuruzi bose bo ku isi yose. Urumva hariho n'uburyo bwo kubagisesinga muri Map of Pi, haraza kuba harimo n'uburyo bwo kubageraho. Toyota igiye kwiyandikamo, ubwo no urugero mbabahaye. Elon Musk agiye kwiyandikamo, umucuruzi w'i Kigali agiye kwiyandikamo, ucuruza uyaminiye i Kigali agiye kwiyandikamo, uyaminiya muri Nigeria agiye kwiyandikamo. Nawe turi kuvugana wemerewe kwiyaminiya ukiyandikamo. Niba ufite ibicuruzwa ushaka yuko tuza kuguhahira, numara kwiyandikamo rero abahaha icyo abapionazi baba shoppers niko turi kubita, abapionazi baba shoppers, natwe turaba dufite uburenganzira bwo kwinjira muri Map of Pi, gushakamo abacuruzi cyangwa ibicuruzwa dukeneye. Nidusanga aho biri twabasha kubitumiza ngo bitugereho, cyangwa twabasha kugerayo ngo bitugereho, araza kuba ari amahirwe tugize. Wabyumvise? Iyi Map of Pi rero umumaro wundi ni uwuhe mu buryo wowe utabonaga? Iyi Map of Pi iraza kuba ifite undi mumaro wo gushishikariza abantu batinyaga gushyira ibintu byabo ku isoko ngo bigurwe amapayi. Ngaho karabaye, igiye kuza kuba ifite umumaro wo kubashishikariza ngo bashyire ibicuruzwa byabo ku isoko bishyuza amapayi. Wabyumvise? Kubera ikiza kubibashishikariza. Ubu icyo Pi Core team ikoze ni nk'uko waduha amafaranga, wamara kuduha amafaranga tukaba twari twabuze aho tuyahahisha kubera tutazi aho abafite ibicuruzwa bari. Abafite ibicuruzwa nabo bakabura uko babitanga kubera badafite icyizere cyo kubiduha kubw'icyo tugiye kubishyura. So nyuma y'uko Core team iyaduhaye isi twubakira n'isoko, iravuze ngo mbubakiye isoko. Reba Core team n'ubuyobozi bwacu, mbubakiye isoko, abacuruzi ngaho nimwinjire mu isoko mucuruze, kandi mwe mutegetswe kuba muri rino soko mwishyuza amapayi. Abaguzi namwe nimuze muri rino soko muhahe, mutegetswe kuba muri guhahisha amapayi. Wabyumvise ikintu Core team ikoze? Ngira igisoko iraryubatse, abacuruzi batangiye gucuruza, natwe twatangiye guhaha. Uri kubyumva ibintu bibaye? Nibyo bigiye kuba kuri tariki 29 z'ukwa 10 birabaye. Enjoy your pies. Abo zitaraba migrated mwihanganiza aba migrated, sibyo?